Yesu nashimwe, Yesu nahabwa icyubahiro, muhawe ikaze nanone. Mbese hari igihe kigeze kigera wumva ko udashoboye gukora iby'Imana iguhamagarira? Igihe cyarageze wumva ko nawe mu by'ukuri ibyo bintu utabishoboye, wumva ko nta bushobozi ufite bwo gukora icyo Imana iguhamagarira. Ukagera ukibwira uti nta bumenyi mfite, ibi bintu ntago mbishoboye. Usibye nawe nanjye byambayeho, ukumva ko nta bumenyi ufite kugira ngo ukore icyo Imana iguhamagarira. Rwose ibi bintu simbishoboye, nta bumenyi mbifiteho, nta bushobozi, ndetse ukajya unavuga uti bariya abantu nibo babishoboye, njye ntago mbishoboye. Ukareba ukavuga uti ibi ngibi cyangwa se uyu muhamagaro cyangwa se icyo Imana yampamagariye, mu by'ukuri nubwo Imana ibimpamagarira njye ntago mbishoboye, ahubwo sinjye ubishoboye, bariya nibo. Ugahita ubona abantu babishoboye, mu by'ukuri ukabona ko wowe utabishoboye. Niba warigeze kubitekereza rero gutyo, niba warigeze gutekereza ukagira izo ntekerezo, mu by'ukuri ntabwo ari nawe wenyine ubitekereza, ntabwo ari wowe wenyine ubitekereza, ntabwo ari wowe wenyine utekereza ko udashoboye gukora icyo Imana yaguhamagariye, yaba mu kuvuga ko nta bushobozi cyangwa se impamvu zo ni nyinshi. Ntabwo uri wenyine, abantu benshi rwose bibabaho, abantu benshi bikunda kubabaho. Mu by'ukuri muri rusange ntabwo ari wowe wenyine, ushobora kuba ubitekereza mu mutima wawe cyangwa se nawe ubwawe ubitekereza ku giti cyawe, ukagira ngo ni wewe ibyo bintu byabayeho gusa. Ntabwo ari wowe gusa. Turifashisha ibyanditswe byera, nk'ibisanzwe, aho batubwira bati hari umugabo Imana yakoresheje guhindura amateka y'igihugu cyose, nyamara nawe yabanje kuvuga ati Nyagasani nyoherereza undi, ntabwo ari njyewe. Mu by'ukuri niba nawe ujya ubitekereza nyine urumva ko atari wowe wenyine. Na kera byahozeho, gusa tugiye kwifashisha ibyanditswe byera, twifashishe nk'amasomo aba muri Bibiliya. Murabizi ko tutajya dusoma byinshi kugira ngo video itarambirana cyangwa se message itaba ndende. Dushaka gukubita tubangura, ariko nanone twifashishije ibyanditswe byera, twifashishije Bibiliya. Ntabwo tuba dushaka kuvuga, umuntu aba yanga kugoreka ibintu, aba yanga ko yavuga ibintu bitewe n'uko abitekereza bigahabana cyane n'ibyo Bibiliya itubwira cyangwa se n'ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Gusa ndabizi ko mu buzima busanzwe gutekereza cyangwa se nk'iyo ngingo nari mvuzeho, nkeka ko buri wese cyangwa se abantu benshi bashobora kubitekereza. Bibiliya rero ifite nanone ibyo itubwira ku mugabo yakoresheje nyine akaza guhindura amateka y'igihugu cyose, ariko nawe Uwiteka ajya kumutuma cyangwa se iyo message ajya kuyimuha, nawe yabanje kuvuga ati oya mwami, ntabwo ari njyewe, ahubwo ohereza undi. Uyu mugabo rero ni Mose. Uyu mugabo ni Mose, tutaza gukomeza kubimanukura utarumva. Ni Mose. Ubasomye nkeka ko muzi Mose, reka byo twe kubitinda, ariko nawe ushaka gusoma n'undi wazasoma ugakurikirana amateka ye yose. Gusa reka turebemo ngo amasomo atatu akomeye ubuzima bwa Mose butwigisha umunsi ku munsi. Amasomo atatu akomeye ubuzima bwa Mose butwigisha. N'ubundi turifashisha ibyanditswe byera, turifashisha Bibiliya cyangwa se turifashisha ijambo ry'Imana. Isomo rya mbere, Imana ireba ubushake bwawe kurusha ubushobozi bwawe. Ako kantu ukanota ahantu. Isomo rya mbere cyangwa se icyo twavuga ku ngingo ya mbere, Imana ngo ireba ubushake bwawe kurusha ubushobozi bwawe. Hari igihe ujya ushaka gukorera Imana cyangwa se hari igihe wumva wakorera Imana, mu by'ukuri ukaba ufite ubushake, ariko kandi ugatekereza ku bijyanye n'ubushobozi. Se bariya bafite ibikari bo bakorera Imana, se bariya bagira gutya, se akenshi tureba ko bafite amafaranga ngo nabo bakorera Imana, ni byiza, barakorera Imana rwose, ni byiza. Ariko
tugiye kureba nanone ko ibyo ngibyo uri kuvuga cyangwa se uri kugira impamvu atari byo bikenewe. Ndi kukubwira nanjye nibwira rega kuko Imana itubwira ko ireba ubushake bwawe itareba ubushobozi bwawe. Bibiliya itubwira ko Mose yavukiye mu gihe Farawo yari yategetse ko abana b'abahungu b'Abaheburayo bicwa. Nyina amuhisha amezi 3, nyuma amushyira mu gitebo ku mugezi wa Nili. Mu buryo butangaje umukobwa wa Farawo aramubona aramurira. Icyo nacyo ni igitangaza, mwagiye mubikurikirana murabizi. Mose akurira mu ngoro y'umwami. Yari afite ubuzima bwiza, ubukire, ndetse hari n'ubutegetsi. Nyine urumva yakuriye mu ngoro y'umwami. Ariko igihe cyarageze yumva Imana imuhamagara gukiza ubwoko bwayo. Urumva ubwo buzima bwose yaciyemo, n'ubundi aho abari bashyizeho itegeko ry'uko agomba kwishwa, n'ubundi nibo bagize gute, nibo bamureze. Akurira aho ngaho, akura neza, akura ameze neza rwose, kandi yaranyuze mu bibazo bigiye bitandukanye, yarahuye n'ibikomeye, akiri umwana gusa, we ntiyari abizi, ariko ibyo bibazo byo yahuye nabyo. Birangira ariho arerewe mu bwami, ibwami. Ibaza icyo kintu, uratekereza icyo kintu? Reka dukomeze. Gusa igihe cyarageze nyine ngo yumva Imana imuhamagara ko agomba gukiza ubwoko bwe. Ariko Mose we ubwe yumvaga ku giti cye adashoboye. Yaragize ati, sinzi kuvuga neza, abantu ntibazanyizera, ohereza undi. Kandi natwe bijya bitubaho mu buzima busanzwe. Hari igihe uba wumva utazi kuvuga, nyine utari intyoza mu bintu, muri make ntacyo ushoboye, wowe ukibwira gutyo, ugatekereza gutyo ko nta kintu ushoboye, bikaguca intege. Nawe rero igihe cyarageze aravuga ati, ohereza undi kuko ntago nzi kuvuga neza, abantu ntibanyizera. Ariko Imana ntiyamubajije niba azi kuvuga neza, yamubajije niba yemera kuyikurikira. Mu mpamvu yatanze, ntago Imana yigeze imubaza niba ibyo bintu abizi, kuko Imana yo yari imuzi. Ahubwo ikintu Imana yashakaga ni uko Mose yemera kuyikurikira. Ese aka kanya nkawe ku giti cyawe, nawe ubwawe urabitekerezaho iki? Urumva bimeze bite? Uri kubyumva gute? Uri kubikurura? Nawe bitekerezeho ku giti cyawe. Si icyo ushoboye, si uwo uriwe, si ibyo ufite, si ubushobozi bwawe, si udahangarwa ufite, ahubwo uremera kuyikurikira. Imana uremera kuyikurikira. Isomo rya mbere rero ni iri, cyangwa se isomo rikubiye aho ngaho, rivuga ko Imana ntabwo itegereza ko uba umuntu utunganye, itegereza umutima wemera kuyoborwa nayo. Imana ntabwo itegereza ko uba umuntu utunganye cyangwa se utunganye muri byose, ahubwo Imana itekereza ku mutima wemera kuyoborwa nayo. Nakubeshye, ni ikintu gikomeye. Ariko kandi niba Imana ariyo nzira ishaka kunyuzamo, uba ugomba kwiyumvira uko byagiye. Reka twe gutinda tugere ku isomo rya kabiri. Nk'uko twagiye tubivuga, cyangwa se niba warakurikiye amasomo twagiye dutanga bwa mbere, twagiye tuvuga ku bigeragezo, tugenda tuvuga ku bintu umuntu anyuramo. Gusa isomo rya kabiri ritwereka ko, riratubwira ngo ibigeragezo si ikimenyetso cy'uko Imana yakuretse. Ibyo byo ndabisubiramo rwose, ko ibigeragezo cyangwa se ibyo uri kunyuramo, ibintu bitandukanye biri kugenda nyine ubona ko biri kukubuza kujya, mbega bikwihebesha, bituma umutima wawe wumva. Ibigeragezo muri rusange, muzi ukuntu mbivuga neza ariko muri kubyumva, ibigeragezo ufite ntabwo ari byo bikwereka ko Imana yakuretse.
ibigeragezo ufite. Iryo ni ryo somo rya kabiri. Ibigeragezo ufite ntabwo ari byo bikwereka ko Imana yakuretse. Ibyanditswe byera bitubwira ko Mose amaze kuva muri Egiputa ayoboye Abisirayeli ntiyahise abageza mu gihugu cy'isezerano. Mwarasomye murabizi ngo bahuye n'inyanja itukura, imbere yabo hari amazi, inyuma yabo hari ingabo za Farawo zari zibakurikiye. Nawe nyine ibaze muri iyi nyanja. Inyanja ni ikintu kinini. Inyanja ni ikintu kinini. Inyanja ni ikintu kinini cyane. Urakurikiwe, imbere hari inyanja kandi ukurikiwe n'ingabo zikomeye. Mu by'ukuri nawe tekereza, wenda usibye no kujya ku nyanja, kuko inyanja ni ikintu kinini. Tekereza nawe, umuntu arakubwiye ati tugende, uragiye, wenda utabyumva neza ariko uragiye uramukurikiye, cyangwa se waba unabyumva neza ariko ugize gutya, wenda niyo twavuga Nyabarongo, ugeze ahantu inzira irarangiye, inyuma hari ingabo zigukurikiye, nta bwato buri aho, yewe nturi bunashobore koga ngo ugende, kandi ingabo nizikugeraho uko byagenda kose biraba bibi. Tekereza nawe icyo kintu, tekereza iyo fenomene, tekereza nyine ahita ubyumva nawe bikurura ubyumva. Ibi rero nibyo byabayeho, noneho usibye n'iyo Nyabarongo navugaga, noneho tekereza inyanja buri ikintu kinini cyane. Reka dukomeze. Abantu rero icyo gihe inyuma yabo ingabo za Farawo zari zibakurikiye, ariko abantu ngo batangira kwinuba, baravuga bati twari kurushaho gupfira muri Egiputa aho kugira ngo dupfire aha ngaha twishwe n'izi ngabo, aho kugira ngo twicwe n'amazi, aho kugira ngo n'ubundi bigene afazari twari gupfira muri Egiputa. Ariko aho abantu babonaga iherezo, Imana yo ubwayo yahabonaga inzira. Ibyanditswe byera bitubwira ko nubwo abo bantu binubye, kandi mu by'ukuri nawe wishyize mu murongo wabo, cyangwa se ubaye nkabo, cyangwa se ubaye uri bo, ukabona ibintu bibaye ako kanya, wahita utekereza ko upfuye nawe. Nabo rero barinubye, baravuga ati turapfuye, batangira no kuvuga bati afazari aho kugira dupfire hano, byari kuruta tugapfira muri Egiputa. Gusa ngo aho abantu babonaga iherezo ryabo, aho abantu babonaga ko birangiye, aho abantu babonaga ko ibyabo bishyizweho iherezo, Imana y'ubwayo yahabonaga inzira. Aho abantu babonaga ko bagiye gupfira, Imana yabonaga ko hari gutabarwa. Bitekerezeho. Reka dukomeze ku ijambo ry'Imana ngo Mose arambura inkoni ye, inyanja ihita yigabanyamo kabiri, abantu banyura hagati y'amazi, ubutaka bwumutse. Ibyo ngibyo nitukajye tubifata nk'inkuru, nitukajye tubifata nk'ibintu, kuko ni ijambo ry'Imana, ariko bisanishe nawe, bisanishe n'ubuzima ubayemo, bisanishe n'ubuzima bwawe. Hari igihe ubuzima bwawe bushobora kumera nk'ubwo ubitekereje neza, ubikuruye neza, hari igihe ubuzima bwawe bushobora kugenda n'ubundi bukamera nk'ubu. Ariko Imana ishobora guca inzira, Imana ishobora guca inzira wowe aho utayibonaga. Imana ishobora kugucira inzira aho utayibonaga. Nukuri tujya tugira ukwihebesha rwose, Imana imbabarire, tujya twiheba. Hari igihe duhura n'ibigeragezo, kandi mu by'ukuri nawe ntumpakanire narubwo ari nanjye jyenyine, nawe hari igihe duhura n'ibigeragezo, cyangwa se hari igihe umuntu ahura n'ibigeragezo agahita abona ko birangiye, agahita abona ko rwose nta gutabarwa guhari, agahita abona ko ibintu bikomeye, agahita abona ko mbese bimurangiranye. Ariko ngo aho Imana ibona inzira, wowe ubaha aho ngaho ubona ko bikomeye cyangwa se birangiye, Imana hari igihe yabona inzira. Ibaze ko bari bamaze kwinuba, bamaze kubona ko bapfuye, bamaze abavugana ya nyuma bo bari bamaze kuyavugana bati byarangiye, turarangiye. Ingabo zo barabibonaga ko zibakurikiye, imbere inyanja ntago byashobokaga, ndetse ntushobora no gutekereza ko nta n'uwari ufite icyo gitekerezo cy'uko Imana ishobora gutandukanya inyanja mo kabiri, ubutaka bukaboneka. Hari igihe tubivuga rero, cyangwa se hari igihe abantu babivuga
ukumva ni ibintu biri aho ngaho, ukumva ni ibintu sibwo ibyo bintu kwakura bikurura inyanja, amazi amwe agira uruhande rumwe andi agira ubutaka buboneke bwumutse. N'aho amazi avuye ahanini hari igihe n'iyo izuba rivuye kandi rya zuba ryinshi hasigara isayo ku buryo ki udashobora no kunyuramo, cyangwa se wananyuramo ugafatwa ntiwihute. Ibaze ko ho inyanja yacitsemo kabiri ubutaka bukaboneka kandi bukaza ari ubutaka bwumutse. Ni igitangaza cy'Imana rero nawe ubwawe ibyo bigeragezo ufite, nanjye ubwanjye ibigeragezo mfite, nanjye nabyishyizemo, ubwawe ibigeragezo ufite ntiwinubire Imana. Ntabwo Imana yakuretse rwose. Mu munota wa nyuma, ku isegonda rya nyuma komeza uyiringire, ushobora kugucira inzira. Ibigeragezo cyangwa se ibibazo wabonaga bishobora guhindukamo ibisubizo mu kanya nk'ako guhumba. Imana yakoraga rero ibyo ngibyo n'ubundi iracyakora. Imana iracyariho, Imana iracyari ya yindi, ni Imana idahinduka. Reka dukomeze twe kwizimba mu magambo cyangwa se twe kuvuga ibintu byinshi. Isomo rya gatatu twakuramo aho ngaho ni ukwicisha bugufi. Kwicisha bugufi ngo bituma Imana ikoresha umuntu cyane. Guca bugufi, kwicisha bugufi bituma Imana ikoresha umuntu cyane. Ntitwishyire hejuru. Muri rusange kwicisha bugufi nabyo ubwabyo ni intwaro ikomeye, kuko kwicisha bugufi bituma Imana igukoresha cyane. Nanjye ubwanjye mba numva naca bugufi, wenda simbikora, ariko nanjye mba numva naca bugufi rwose. Mba numva nanjye naba igikoresho cy'Imana. Muri iyi minsi byo nanjye ubwanjye ndumva ndimo ndi kugenda njyamo, ariko nawe ujyemo, uce bugufi bizatuma Imana igukoresha. Reka turebe ibyanditswe byera kuri iki ngiki kivuga ngo, cyangwa se kuri isomo rya gatatu rivuga ngo kwicisha bugufi bituma Imana ikoresha umuntu cyane. Wibuke ko ari amasomo cyangwa se ari amasomo atatu dushobora gukura kuri Mose cyangwa se ku buzima bwa Mose. Ibyanditswe byera bitubwira ko nubwo Mose yari umuyobozi ukomeye, Bibiliya ivuga ko yari umwe mu bantu bicishaga bugufi cyane. Iyo abantu bamuvugagaho nabi ntiyihoreraga. Iyo bahakanaga ubuyobozi bwe, yeguriraga Imana ikibazo cye. Yari azi ko intsinzi atari iye, yari iy'Imana. Hari umukozi w'Imana uherutse kutubwira ijambo ry'Imana, aratubwira ngo, nawe naramushimiye ko yaramfashije cyane. Aratubwira ati burya ibyo ngibyo tureba byose tubyegurira Imana, tubihe Imana. Twari dufite urugendo rw'ahantu tugomba kujya, turasenga twumva ko ibintu bikomeye, twumva ko turi gusaba ko Imana yaturengera rwose. Tubona amakuru ko Imana iturengeye aho tugiye, kandi tugomba kuhakorera iby'ubutwari, tugomba gushyiramo imbaraga. Ariko mu by'ukuri Satani nawe aba yateze. Ariko kandi yaratubwiye ati mubyegurire Imana, buri wese yumve ko abyegurira Imana, Imana izirwanirira. Kandi twaragiye rwose uko Imana yabivuze yabigenje neza, ndanayishimiye. Ariko natwe ubwacu rwose tubyegurira Imana. Mose rero nawe abantu bamuvugagaho nabi ntiyihorere. Ese aka kanya iyo bakuvuzeho nabi wowe ubigenza gute? Iyo bavuze bya bindi byose, nta muntu utavugwa. Akenshi ko abantu iyo babigenje gutya ukumva birakubangamiye, ubigenza gute? Icyo ni icyambere. Ikindi, ngiyo bahakanaga ubuyobozi bwe, yeguriraga Imana icyo kibazo. Nawe hari abakureba bakakubonamo ukundi kuntu, hari ababona atari wowe, hari ababona ko rwose utashobora byegurira Imana. Wibitindaho, byegurira Imana. Ikindi ngo yari azi ko intsinzi atari yari y'Imana. Nawe ubwawe rwose ntabwo wakwirwanirira ngo bishoboke. Mw'abantu turagerageza tukirwanirira, tukagenda dukora ibintu byinshi bitandukanye, tukagerageza kwirwanirira, ariko mu by'ukuri pe ntago byakunda. Reka Imana iturwanirire. Ndakubwira nanjye nibwira, ndashaka ko Imana iturwanirira, kandi niturwanirirwa n'Imana ibintu bizagenda neza. Niyo mpamvu rero Imana yakomeje kuvugana nawe mu buryo budasanzwe. Ubwo ndavuga Mose,
ibyanditswe byera bitubwira ko kwicisha bugufi kwe byatumye Imana ikomeza kuvugana nawe mu buryo budasanzwe. Ijambo ry'Imana rikomeza rinatubwira ko kwicisha bugufi atari intege nke, ahubwo ni imbaraga z'umuntu wemera ko Imana ari ikora byose. Nibyo nababwiraga nyine, bya bindi ugeramo ukumva utangiye gushaka kwirwanirira. Ni ukuri Imana itwambika imbaraga, nanjye nyambika imbaraga rwose. Imana nanjye nyakire, cyangwa se nawe uyakire nk'ishobora byose, nk'ari ikora byose. Kandi kuko ni nabyo, Imana ni ishobora byose, Imana ni ikora byose. Itwambika imbaraga, iduha imbaraga zo kugira ngo twemere ko cyangwa se dufate ko ariyo ishobora byose. Ibyanditswe byera bitubwira ko ubu butumwa hari icyo buvuga kuri twe, cyangwa se ibi ngibi nabashije kwegeranya kugira ngo tubivugeho. Nanone ijambo ry'Imana ritubwira ko hari icyo bivuga kuri twebwe. Ngo birashoboka ko nawe wumva udashoboye, birashoboka ko nawe hari ibigeragezo urimo, biranashoboka ko abantu batagushyigikiye. Ubu ni bwo buzima twiberamo buri munsi. Si wowe, si runaka, si njye, abantu benshi nibwo buzima twiberamo buri munsi rwose. Ukumva utabishoboye, hakaba hari n'ibigeragezo kandi urimo, n'abantu ntibagushyigikire, ntacyo. Bibaho, hari ibyo mba nibutse, ariko reka dukomeze. Ubuzima bwa Mose rero bitwigisha ko Imana ishobora gukoresha umuntu usanzwe. Ikindi cya kabiri, Imana ifungura inzira aho abantu babona urukuta, cyangwa se aho abantu babona bidashoboka, ariko Imana yafungura inzira. Kwicisha bugufi bikurura ubuntu bw'Imana. Urumva ngo kwicisha bugufi nabyo ubwabyo bikurura ubuntu bw'Imana. Ngo Imana niyo, niba Imana yarakoresheje umwana wari ugiye kwicwa ikamuhindura umuyobozi ukomeye, ishobora no gukora ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Eko kantu kumve neza, reka nongere ngasubiremo. Ngo niba Imana yarakoresheje umwana wari ugiye kwicwa, murabyibuka nyine twagiye tubinyuramo. Niba Imana yarakoresheje umwana wari ugiye kwicwa ikamuhindura umuyobozi ukomeye, ngo ishobora no gukora ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Ariko urumva iyo Mana, uranyumvira iyo Mana, uri gutekereza kuri iyo Mana. Umwana yaragiye kwicwa, urumva yaragiye kwicwa ari na mutoya, ari uruhinja, ariko Imana ikomeza kumurinda, ikomeza kumuzamura, bigeza Imana imugira umuyobozi ukomeye. Urumva ko rero Imana ifite ubudahangarwa, ikirenze ubudahangarwa si ubu ni iki? Ifite ibirenze Imana irakomeye mu buryo bushoboka bwose. Imana irakomeye my friends, Imana irakomeye. Imana ifite imbaraga zirenze uko ubitekereza. Ibyo rero ibi twirirwa tuvuga tuti Imana irabishoboye, reka twicishe bugufi dukurura Imana. Ngo kwicisha bugufi nabwo ubwabyo bituma Imana irushaho kutwegera, bituma Imana irushaho kudusanga, bituma Imana irushaho kudusanganira. Reka twicishe bugufi. Murabizi ko tugenda nanone tubivuze, tugize umwanzuro tubishyiraho. Rero ibyo twagiye tuvuga byose, ibyo twagiye dusoma byose, ngo nk'umwanzuro, ngo uyu munsi nturebe intege nke zawe, nturebe ibibazo byawe, reba Imana yahamagaye Mose. Niyo Mana ikiriho n'uyu munsi. Nibyo navugaga, Imana iracyari yayindi, ntabwo yigeze ihinduka. Ngo kandi niba uyiringiye ishobora kugukoresha mu buryo burenze uko wabitekerezaga. Niba wiringiye Imana ishobora kugukoresha mu buryo burenze uko wabitekerezaga. Wowe ubwawe wisuzuguraga, ufite ukuntu wabitekerezaga ku bwawe, kumva ko bidashoboka. Wareba uwo uri we, wareba aho uvuka, wareba uko wakuze, wareba ibigeragezo ufite, wareba abawe, nabwo ukabona ko rwose nta hantu yahera. Ariko kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko nubwo byaba bimeze gutyo,
ngo Imana ishobora kugukoresha. Imana ishobora kugukoresha, ngo Imana ikoresha n'ubundi uwicishije bugufi. Rero mu by'ukuri nturebe ibyo ngibyo wakomeje kunyuramo, urebe ibigeragezo cyangwa se ibikunaniza cyangwa se ibikuremereye umutima. Hari n'igihe umuntu anatekereza kumva nta nzira, hari n'igihe umuntu anatekereza akumva rwose biramurangiranye arapfa ejo, ariko kandi no mu isi tukagira ibintu byinshi rata binatuvuna, bituma twiheba, ukareba ukabona nta gisubizo, ukareba ukabona nta minerivare y'abana, ukareba ibyo kurya ukabona birakomeye, ukareba n'ibiciro biri hanze aha ngaha ukabona biri kuzamuka umunsi ku munsi, wareba ukumva biragucanze, wareba ukabona nta mafaranga, nta kazi, ntaki. Ni ukuri ni byinshi umuntu atekerezaho, ariko ngo Imana yakoraga kera, Imana yakoraga iriya mirimo yose biriya byo twagiye tuvuga, n'ubu ngubu ngo iracyakora. Icyo ni cyo cyonyine gishobora gutuma wumva utuje, ugasenga Imana, ugakorera Imana, ukajya mu murongo mwiza w'Imana. Imana izakora biriya byose kubereye inzitizi, biriya bikubereye ibibazo, Imana y'ubwayo irabyikorera, irabikemura. Ntabwo nshaka ko tuvuga cyangwa se tujya mu bintu birebire, gusa icyo nashakaga kuvuga uyu munsi wacyumvishe. Ni ukuri nubwo ntabisobanura neza, ariko Imana igusobanurire, Imana irushaho gusobanura ibi ngibi njyewe navuze, kuko hari igihe n'umuntu anabivuga ntabishobore kuba yabisobanura neza mu buryo bwa nyabwo ku buryo umuntu yumva ikintu umuntu ashaka kuvuga, ariko Imana ibasobanurire kurusha njyewe, Imana ibasobanurire ibi ngibi kurusha njyewe, kugira ngo murusheho kwicisha bugufi kandi mukunde Imana, munayumvire, munayikorere, kugira ngo Imana izabashe kutugororera ibyiza byo mu buzima burambye, ibyiza byo mu buzima bwiza, atari bya bindi bihuhwa n'umuyaga, atari bya bindi biza bigenda. Reka mbikwifurize, nanjye mbyifuriza. Ariko kandi niba iyi video cyangwa se ubutumwa wumva hari icyo bwakumarira cyangwa se hari icyo bwafashisha abandi, unabisharinga, unabihereza abandi. Hari n'ukuntu mukanda like, buriya niyo ukanze like kuri ahangaha n'undi bituma bugera kuri, kuko ugaragaza ko wabikunze bituma babihereza n'abandi. Ariko kandi niyo byagenda uhereze na mugenzi wawe. Gusa muntu utarakanze subscribe ahangaha, buriya subscribe iyo ukanzeho niyo umuntu akomeje kugenda abona bizamuka, biri mu bintu bituma agira imbaraga, kuko ubona ko ibyo ukora hari ababishimye, hari abo byakoze ku mutima. Ariko kandi nk'inyunganizi, buriya umutwe umwe wigira inama yo gusara. Nanone niyo wanditse muri comment hari inyunganizi mwagira, hari inama mwatugira, nabyo mubyandike kugira ngo tujye tubibona, turusheho kwamamaza inkuru nziza. Dukomeze no gusengerana, dukomeze no gusabirana, ariko kandi tugerageza no kwicisha bugufi kugira ngo tuzabe ibikoresho byiza, ibikoresho byera, ibikoresho bishimwa n'Imana. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, reka mbifurize gukomeza kurengerwa n'Imana. Gusa ibyo ngewe nababwira nk'umwana w'umuntu, reka Imana ibibasobanurire, nibyo mbifuriza. Reka Imana ibibasobanurire kurushaho, reka Imana ibasobanurire kurushaho kuruta uko ngewe nk'umwana w'umuntu nabasobanurira, kubera ko ngewe ntago murabyumva. Reka ne kuvuga amagambo menshi, reka ne kubyizimbamo. Gusa mukande subscribe kugira ngo turusheho kubasha gusangira ibyiza by'Imana. Hari n'ibindi bigiye gukurikiraho, ukande subscribe kugira ngo n'indi video nayo nzashyiraho uzabashe kwibona mu buryo bworoshye. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, reka mbifurize gukomeza kurengerwa n'Imana. Imana ibane namwe.